ibikomere n'ibibi mwakabyaramo. Ngewe abavyeyi barambwiye ngo mfite amaso mabi ameze nk'intogi zapfubye. Kuva ico gihe nanga amaso yanjye nkanyambaza Imana kubereka abandi babahaye amaso meza ukama intogi zapfubye koko. Hari utugambo tugufi dusenya kuruta ibisasu. Nigeze gusura umugabo umwe w'inshuti yanjye yari umujene mariye, sinabashije gutaha ubukwe, hanyuma njya kumusura hashize igihe bakoze ubukwe. Noneho ntabwo nari narigeze menya umudamu we, umufiance we. Hanyuma ndamubwira ufite umugore mwiza, asa neza, afite mu kanwa heza. Arandeba arambwira ngo uyu mudamu reba, ngo iyo bigeze nijoro mu kanwa ke haka umuriro. Umugabo ushobora kumubwira ngo nimbwa no mu buri bigahita byanga uwo munsi. Hari abantu babaye ibiremba kubera iyo mpamvu, kubera intonganya zo mu rugo. Reka mbabwira akantu gakomeye. Abagabo n'abagore uburyo baganira bavuga mu buryo bweditinze. Hari ukuntu umuntu yeditinga kubera ko ukuntu azi mugenzi we akabigabanya akamusigariza ukuri kumvikana cyangwa mugenzi we abasha kumva. Ico twakwita produit fini haba ari ukuri guke nka 30%, 70% yose yeditinze. Muzi ikintu gitangaje, Abanyarwanda bagira ukuri kwambaye no kwambaye ubusa. Abanyarwanda bagira ukuri kwambaye bakagira no kwambaye ubusa. Arigire umuntu akubwiza ukuri kwambaye costume na karuvati, ari n'igihe akubwira ukuri kwambaye ubusa. Hari igihe umarana n'umuntu imyaka 25 mu rugo, yaraguhejeje muri saro icyumba kibanga utaracinjiramo. Kuganduka mu bitandukanye na service, kumesa amasogisi no gusasa no guteka, ibyo ni service. Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ikibazo ca mbere kiragira kiti ni gute umuntu witakarije icyizere kubera ibyo yanyuzemo n'amagambo yabwiwe yakwigarurira akumva ari umuntu ushitse. Umuntu yitakarije icyizere kubw'amagambo mabi bamubwiye yakwigarurira icyizere akongera kumva ari umuntu ushitse. Nsubije mu magambo make, akwiye kumenya ibyo yanyuzemo byamugejeje ku kwitakariza icyizere, hanyuma akwiye kumenya icyo byamutwaye n'uwo byamugize kuba we, hanyuma akwiye gushaka umukansara yamufasha mu rugendo rwo gukira. Ibihugu biteye imbere buri muntu wese aba afite muganga we, umusosiyare we, umukansara we, umunyamategeko we na banke ye, hanyuma yakijwe bafite na pasiteri we. Twebwe ibyinshi turabyimenyera, urigwariza bikaza kugeza nyene ku kwiyahura cyangwa n'ibindi bibazo. Igihe cyose ufite ibibazo udafite umuntu usangiza mukorana nawe urugendo, bishobora kukugeza ahantu hatari heza. Ikibazo cya kabiri, nkiri ku cya mbere, indi nama namugira nuko akwiye kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ibimubaho. Yesu yigeze kuvuga muri Matayo 5:11-12, aravuga ngo niba barenganya bakababeshera ibibi byinshi babampora, muzishime kuko muzaba mufite ingororano nyinshi mu ijuru. Tukiye kugera ku rwego twahura n'ibiduhungabanya tukabinyuramo dufite imbaraga z'umutima. Mu ijambo rimwe, aya materaniro n'ibindi byose uzumvira mu rusengero bikwiye kukubakira ubushobozi butuma uca mu bikugerageza, kuko Yesu ntiyigeze aduha garanti ko tutazabicamo. Yavuze ngo mu isi muri n'umubabaro muhumure nanesheje isi.
dukwiye kwakira ihumure ry'Imana n'imbaraga zituma tugumana attitude nziza mu bitugerageza ntibitujyane ahabi. Icya kabiri yavuze ngo uramutse ufite umugabo ushaka ko muhora mubyara kandi akaba atemera ko mubiganiraho ngo mufatanye kubifataho icyemezo, wabyitwara mwute? Icya mbere ni ukwibaza ngo ni iyihe mpamvu imutera iyo myitwarire. Hari abantu babiterwa n'ibikomere akavuga ati ndi imfubyi nzabyara mpaka. Hari undi abikoreshwa no kwikunda. Hari undi ubikoreshwa n'ubumenyi buke afite. Ukwiye kubanza kumenya ni iyihe mpamvu imutera iyo myitwarire. Icya kabiri ni ukureba niba bidashira ubuzima bwawe mu kaga. Iyo bigeze igihe bishobora kukugeza ku rupfu, kuvuga no nta cyaha waba ukoze. Ntanga urugero, umuntu abyara bamubaza, buri mwaka arabyara, bazamubaga kangahe? Hari igihe bizagera ubu udashobora kubaho. Abazababara ni bande? Ni abana wabyaye imbere, nibo bazabihomberamo. Iyo bigeze rero ku mpamvu ishira ubuzima bwawe mu kaga, impamvu izana urupfu, ushobora kuvuga oya. Hanyuma ikindi ni byiza ko mubiganiraho mu buryo buhagije. Ubundi buryo Yesu yatanze bwo gukemura ibibazo ni ukumusanga ukamumenyesha uko wiyumva, ni ugushaka umwe cyangwa babiri, hanyuma mugafatanya gufata icyemezo, byaba byiza kurutaho. Ikindi kibazo kiravuga ngo ese igihe wavukiye mu muryango utagukunda wabasha ute kubana nawo neza nk'umukristo, cyangwa wakora iki ngo ubane nawo neza? Ndagaruka kuri kimwe cya mbere, ni byiza gushaka umuntu ugufasha gukira ibikomere watewe nuko gutabwa no kwangwa no kudahabwa agaciro. Hanyuma ikindi ni byiza kugira umutima ubabarira, ugakora urugendo rwo kubabarira. Ikindi ni ukumenya ko Imana ari data wa twese. Niba utaragize amahirwe mu muryango wa mbere, itorero ni umuryango wa kabiri. Iyo ubaye umukristo mwiza, utari umuntu gusa yinjira agasohoka, ukafata hano nk'umuryango, hari ubwo hano uzahabona mw'abamama bameze nka mama wawe, uzahabona mw'abapapa basimbura papa wawe, hano uzahabona umuryango mwiza. Ikindi ni ugukomeza kwiringira Imana, kubera ko Dawidi muri Zaburi 27 haravuga ngo nubwo data na mama bantaye, Uwiteka yarantoraguye. Hari ukuntu Imana izagufasha nuyigirira icyizere ikagufasha gukomera no kugira ibyiringiro. Hanyuma icyanyuma, ukwiye kubasengera, ukwiye kubakunda, ukwiriye kuberera imbuto, ukwiye kubabwira ukuri ariko kuvuganywe ubugwa neza. Hanyuma ugomba kwihangana kugeza igihe bazakirizwa bakaba bene so muri Kristo Yesu. Murakoze. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kuganira byubaka no guhagarara neza mu nshingano zacu. Kuganira byubaka no guhagarara neza mu nshingano zacu. Abantu batoye topic z'iki cyumweru mubashimire n'abahanga cyane. Ubanza bashaka kuzandika ibitabo, tekereza gufatanya communication n'inshingano. Ibyo bintu kubyigishaho byombi birakomeye, ariko reka ngerageze kurezima. Mu Befeso 4:29 haravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga ibyiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvisha umugisha. Amen. Urugo rugizwe n'abantu babiri bafite ibyo bahuriyeho n'ibyo batandukaniyeho. Ndavuga mu buryo bw'imiterere. Hanyuma hari ibyo mubona kimwe, hakaba n'ibindi mutabona kimwe. Ikindi, ibyo mukeneye hari ibyo muhurizaho, hari n'igihe mutabihurizaho. Niyo mpamvu hasabwa ibiganiro.
kubera ko umugabo afite uko aremye, afite uko ateye, afite imiterere ye, n'umudamu nawe afite uko ateye. Hari ibintu byinshi bidutandukaniyeho. Hanyuma n'ibyo mukenera nabyo, hari ibyo mubona kimwe, hari ibyo mutabona kimwe, bisaba ko mubiganiraho. Ikindi, kuganira hagati y'abashakanye ni ishure buri wese agomba kwiga. Communication barayiga nyine bagakora PhD. Kuganira ni ishure buri wese akwiye kwiga, kandi rizarangirana n'igihe urushako ruzarangirira. Ni ukuvuga ngo mutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Kubimenya neza, kumenya kuganira mu buryo bwiza ni ibanga rituma uryoherwa n'urushako, rikanatuma urugo rwanyu kubakwa ku rufatiro rukomeye. Kubera ko ibintu byose bishingiye ku kuganira. Ntimwakora sex mutaganiriye, ntimwarera abana mutaganiriye, ntimwacunga umutungo mutaganiriye, ntimwabana n'umuryango mugari mutaganiriye, ntimwakorera Imana neza mutaganiriye. Ubuzima bwose bushingiye ku biganiro. Niyo mpamvu dukwiye kwiga kuganira mu buryo bwiza. Hanyuma kutaganira kw'abagize urugo cyangwa se kubikora nabi bizana ibibazo bito cyangwa se binini. Muri ibyo bibazo, buri kibazo cyose cyangwa se ibibazo byose byifitemo ubushobozi bwo kwangiza umunsi, icyumweru, ukwezi n'ubuzima bwose bw'umuryango. Buriya abantu batandukana ntimugire ngo hari ibintu byambaye amahembe biba byabaye. Ni utuntu duto twagiye twiyegeranya tubyara umusozi. Niyo ubajije abagiye gutandukana barakubwira ngo birakomeye, ariko ntibashobora gusobanura neza ibyo bikomeye ibyo ari byo, kubera ko ni ibintu byamaze igihe biriyubaka. Hano nari mvuze ngo muri ibyo bibazo byo byifitemo ubushobozi bwo kwangiza umunsi ukirirwa nabi, icyumweru kikaba kibi. Nigeze kumva umushumba ufite ibikomere, buri uko aje mu iteraniro yaratukanaga. Ntiyabura ikintu avuga gihita acangiza inyigisho yose yatanze. Noneho wowe kuko yari umushumba uyoboye insengero nyinshi, aho yavuga ko azasura, abantu bahita basenga ngo uwo munsi asibe, kuko bangaga ko umunsi wabo ugenda nabi. Ibyo mvuze ni mu rusengero, bishobora kuba mu rugo, bishobora kuba mu kazi mukora n'ahandi hatandukanye. Ibibazo biganiriweho nabi bishobora kwangiza umunsi, icyumweru, ukwezi n'ubuzima bwose bw'urugo. Nta bapapa muzi bataha abana bagahita bajya kuryama, cyangwa se bagakora ku buryo bagaragaza ko ntawe uhari, kubera ko uwo muntu uburyo akominika. Nigeze kubona umupapa mu minsi ishize, yari umupapa utari mwiza pe. Iyo yataha bari bamaze kumenya ko avuga nabi, abana bahita bajya kuryama. Muzi ukuntu yabakangura, yafata umuriro akawubasukamo abajya. Umuriro akuye mu ziko akaza akawubasukamo, bagahita banyanyagira. Bamwe muri abo bana barangiritse mu buryo buteye ubwoba. Ibibazo byifitemo ubushobozi bwo kwangiza. Hanyuma ibyo mudahuriyeho bishobora kuba inzira yo kubigisha gukundana, gufashanya, gukomeza mugenzi wawe iyo biganiriweho neza. Ibyo mudahuriyeho, mu Baroma 15:2 haravuga ngo buri wese anezeze mugenzi we, amubere inyunganizi, amukomeze. Iyo uzaho mugenzi wawe afite intege nke, mukaba mwarabiganiriyeho, ushobora kumukomeza kandi bikarushaho kurema urukundo hagati yanyu. Hanyuma ibiganiro byiza hagati y'abashakanye, kugira ngo ibi biganiro byiza bishoboke, nuko haba hari imibanire myiza hagati y'abashakanye cyangwa se ababana. Iyo hari imibanire myiza ibiganiro bigenda neza, iyo hatari imibanire myiza ibiganiro bigenda nabi. Mu mibanire myiza umuntu abasha kuvuga uko yiyumva,
uko atekereza, amahitamo ye n'ibyifuzo bye nta bwoba bw'uburyo biri bwakigwa na mugenzi we. Reka mbabwire akantu gakomeye. Abagabo n'abagore uburyo baganira bavuga mu buryo bweditinze. Urabona mu kazi hari ukuntu buriya abashefu baragowe, ibiri ukuri byinshi ntibabimenye. Bareditinga ku buryo raporo yisoma nk'inshuro 5, komeza usubiramwo ukosora. Icyo twakwita produit fini haba ari kuri guke nka 30%, 70% yose yeditinze. No mu kuganira hari ukuntu umuntu yeditinga kubera ko ukuntu azi mugenzi we akabigabanya akamusigariza ukuri kumvikana cyangwa mugenzi we abasha kumva. Ibiganiro byinshi mu ngo biba byeditinze. Mbese baguha raporo, nta barakubwira ngo buriya tuyita imvugo mbabarira amatwi. Ni imvugo mbabarira amatwi, ni uburyo nyine ushaka ko umuntu yumva ibintu ariko mu by'ukuri atari byo biri ukuri. Rimwe na rimwe mu kuganira ikiganiro gishobora kuba cyoroshye cyangwa se kiremereye. Igikuru ni uburyo mugenzi wafungukiye kumva mugenzi we cyangwa se gutanga ibitekerezo bye afungutse. Hari ubwo muganira ku bintu byoroshye, hari n'igihe muganira ku ngingo zikomeye mutabasha no kuganiraho uwo munsi ngo murangize musubika mukazaganiraho ubutaha. Igikomeye si uko ikiganiro cyoroshye cyangwa gikomeye, ahubwo n'uburyo mugenzi wawe yakira amarangamutima ya mugenzi we. Hanyuma ibiganiro bikozwe nabi birenga urwego rwo gusenya urugo, bigasenya n'umuntu ku giti cye. Niba mugenzi wahora akubwira ngo uri gicucu, nta bwenge ugira, shaka kuba uyoboye abantu 500 bakubaha, uzagera igihe unanirwe gutanga igitekerezo kubera ko wakiriye ko utagira ubwenge. Bayita tortire morale, ni ukukwica mu bitekerezo. Hari abantu nyine bagera igihe bakagenda bivugisha, cyangwa se abadamu bo amarira akizana mu buryo budateguwe kubera ko hari umuntu wari umubwira ngo nta bwenge ugira, nta n'icumaze, nta sinzi naho wize, bikagera igihe ubwenge bukava ku murongo. Hanyuma ni ibiki bigize communication nziza cyangwa se mbi? Ubusanzwe igiteza amakimbirane ni uburyo abantu batanzemo ibitekerezo byabo. Si ibyo mutabona, si ibintu mutabona kimwe, oya, ahubwo ni uburyo utanga ibitekerezo byawe. Iyo ushaka gutanga igitekerezo neza, nigeze gusura umugabo umwe w'inshuti yanjye, yari umujene mariye, sinabashije gutaha ubukwe. Hanyuma njya kumusura hashize igihe bakoze ubukwe. Noneho ntabwo nari narigeze menya umudamu we, umufiance we. Hanyuma ndamubwira, ufite umugore mwiza, asa neza, afite mu kanwa heza. Arandeba arambwira ngo uyu mudamu reba, ngo iyo bigeze nijoro mu kanwa ke haka umuriro. Abimbwira umudamu yumva. Ndumigwa pe, ubu baratandukanye ntabwo bakiri kumwe. Uburyo utanga mu gitekerezo bishobora guhatsa umuriro cyangwa ushobora kugitanga mu buryo cyumvikana. Iyo uratanga igitekerezo si byiza kutangira utunga urutoki, ukwiye kubanza kuvuga wowe, ukwiye kubanza kwivuga wowe. Abantu benshi batanga ibitekerezo bisobanura agamije kwemeza mugenzi we, ukisobanura ku buryo umwemeza. Nagira ngo nkubaze, umudamu wawe iyo muganira ukamutsinda wunguka iki? Umugabo wawe iyo umutsinze se wewe wunguka iki? None se uzamushirahe? Ni umunyantege nke wawe, ibyo yakoze nyene n'ubundi bisozwa n'imbabazi. Ubwo urisobanura ugamije kumwemeza ngo wunguka iki? Ikindi, gukoresha imvugo ishinja.
ntabwo ari byiza muri communication, ntabwo bishobora kubaka ibiganiro byiza. Hari no guca imanza wewe wigira mwiza, ibyo ukoze ngiye sinabikora, hanyuma se wowe urinde. Uzi ko umuntu agizwe no kwibesha 70%. Fata 70% wongereho amosha ya Satani. Amosha ya Satani yagerekeho ibigeragezo waciyemo, ibigeragezo bigerekeho ibikomere wakuyemo, ibikomere bigerekeho ubumenyi buke, umuntu asigara ari kangahe? Ese ubwibone tubukurahe? Noneho wowe ugaca imanza wowe wigira mwiza. Ikindi ni ugutungana intoki. Sinzi niba murabona ko mu rugo abandi bose ni babi, ni wowe mwiza gusa. Abandi bakora ibintu nabi, wowe ni ukora ibintu neza. Hari n'ababeshera bagenzi babo bagahimba ibintu bitabayeho. Hari no gushira ibintu muri rusange, ni kuhora ntiwigeze unkunda, buri gihe urakererwa, kandi nubwo rimwe gusa bibaye. Ariko hari abantu bazi kujya kuri batazi hagati, bagenda kuri extremité buri gihe. Ntabwo ari byiza mu gukominika. Ikindi nababwira, hari uruhare rw'imiterere yacu mu gukora communication nziza cyangwa mbi. Reka ntanga urugero. Abasange n'abantu basahinda, n'abantu beza, n'abantu bahimba ibiganiro bishashaho, ntiwamucecekana ngo byemere, ari yaranje agakora ku buryo mwese museka mwishima. Ariko iyo umusange yakomeretse acecekera kimwe, ukagira ngo niko ateye, aramusakiza ibikomere, yakongera agaseka bigakunda, yakongera akaba mwiza. Umukorerike ni umuntu n'ubusanzwe ibintu bye byose ni amategeko. Mu gukominika uburyo aganira atanga amabwiriza nanone. Noneho iyo yanyuze mu buzima bugoye bwo, urumva ko amategeko arushaho kwiyongera. Kubera iki? Ababona abantu bose bari imbere ye batagira ubwenge, ari ufite ubwenge wenyine. N'ubusanzwe akora umwanya munini kugira ngo akosore ibyo abantu batazi ubwenge bangije. No mu rugo hari igihe akomerezaho. Umumelankolike n'ubusanzwe agaragara nk'utuje, nk'ucecetse, urebye mu maso wagira ngo arababaye, ariko ni imiterere ye. Uyu muntu iyo yahuye n'ibikomere, agahura n'ibibazo byamugoye mu buzima, birangira acecekeye kimwe. Niba abana n'umusange, umusange azaba ashaka ko bakina, ko basahinda, ariko ntibivamo. Dukwiye kumenya uruhare rw'imiterere yacu mu kubaka communication hagati y'abubakanye. Ikindi nanone, ntawemerewe gukora amakosa yitwaje uko ateye. Nanone ntiwashira imbaraga ngo uhindure umumelankolike ahinduke umusange, cyangwa ahinduke umukorerike, ntabwo byashoboka. Ahubwo wamufasha mu miterere ye, mukabasha kuganira neza. Hanyuma ikindi dukwiye kumenya ni igihe cyiza cyo kuganiriramo. Hari ubwo abantu baba bari mu bukwe hakagira ikintu kitagenda neza, yenda umugabo wawe yari MC avuga ijambo ridatunganye, cyangwa se yari mu gukora protocole mu rusengero hari ikintu atakoze neza, cyangwa se mugenzi wawe yatetse yibagirwa ashiramwe umunyu mwinshi, guhita umuharo marikaho. None abo bantu bameze batyo, uzi ukuntu atangira avuga ngende umunyakuri, ntabwo njya nishushanya. Bibiliya avuga ngo muvuge ukuri kuvuganywe ubugwa neza. None se unaniwe kwihangana basi ngo mugere mu cyumba? Unaniwe kwihangana ngo muve ku rusengero basi mugere inyuma y'urusengero basi mubwira ati nyamara ubutaha uzakosore hiki? Ni byiza kumenya igihe n'ahantu ho kuganirira. Ikindi ni uguhitamwo imvugo nziza. Sinzi niba nabona uko mbivuga, ni byiza guhitamwo imvugo iri mu ikinyabufuru. Hano biraza kungora, iyo umuntu yababaye kumubwira ngo ahita agira ikinyabufura kandi yababaye birasa nkaho bikomeye. Ariko nanone
dusabwa kugira ikinyabupfura n'igihe twababaye. Kubera iki? Ijambo ribi kuzarigarura birakomeye. Kuba umugabo yakosheje ntabwo bituma uvogera icubahiro cye. Kuba umudamu hari ibyo atakoze neza ntabwo bimwambura ubumuntu. Iyo tuvuze ijambo ridaherekejwe n'imvugo nziza cyangwa se ikinyabupfura, bizarangira mugenzi wawe agize ikibazo. Abagabo bo ngira ngo n'abanyantege nke cyane iyo wavogereye icubahiro cye. Umugabo ushobora kumubwira ngo nimbwa no mu buri bigahita byanga uwo munsi, kubera ko ubwonko bwe ntabwo bubyakira. Hari abantu babaye ibiremba kubera iyo mpamvu, kubera intonganya zo mu rugo. Ni byiza guhitamo imvugo nziza nubwo waba wababaye. Hanyuma twe dufite amahirwe, dufite umusaraba. Kiriya giti gihagaze ni umubano wawe n'Imana. Yesu we abasha kukwakira ukuri, hanyuma ukamuzaho, ukabimuzanira, ukabimubwira uko byakabaye, akabigabanyiriza uburemere. Kiriya giti gitambitse ni umubano wawe na mugenzi wawe, ukaza kugera kuri mugenzi wawe ibiro byagabanutse. Nkunda umusaraba mu buryo bwo kubaka urugo. Yesu we ntiyavuga ngo urakabije, yashobora kwakira amarangamutima yawe yose uko yakabaye, ariko n'uyasuka kuri mugenzi wawe utazi naho yiriwe, utazi ibyo yiriwemo, ukabimusukaho byose uko byakabaye, rimwe na rimwe birangira bisenye kandi ibyo wavuga byari ukuri. Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange mbaruhure. Niba wemera ko Kristo ari we mutwe w'urugo, ari we mutwe w'itorero, gute utabanza kubimuzanira kugira ngo akuruhurire umutima, hanyuma ubone kugera kuri mugenzi wawe ufite imvugo irimwo ukuri ariko kuvuganywe ikinyabupfura. Ni ibintu by'ingenzi. Hanyuma mu kubaka ibiganiro byiza, kirazira kuzamura inaringe, ubwibone, guhora wumva ko ari wowe ufite ukuri gusa, mugenzi wawe nta kuri afite. Ni byiza gutanga ibitekerezo byawe mu buryo buboneye kandi busobanura neza icyo ukeneye, udatwawe n'amarangamutima, kugira ngo byorohereze mugenzi wawe kukumva. Reka ntange urugero. Abadamu bagizwe n'amarangamutima 95%. Uburyo bafata ibyemezo n'amarangamutima birafatanye, ibyo byumba birafatanye. Niyo mpamvu arubwo madamu ambwira ati ngiye umbwiye n'ubu turire, nahita ndira. Ashobora kure atazi n'uwapfuye pe. Ari ukuntu nyine amarangamutima yanyu biroroshe. Umugabo nubwo wamukubita ashobora kutarira, kubera ko icumba c'amarangamutima n'uburyo afatamo ibyemezo birahabanye cyane. Niko mu bwonko bimeze. Hanyuma abadamu kubera ya marangamutima, hari ubwo avugira ukuri ariko mu marangamutima menshi, mu ijambo rimwe icyo ashaka kuvuga si cyo avuga. Hari igihe umudamu atabaza icyo ashaka kandi agashaka kugikemura. Noneho umugabo nawe imiterere ye ntashobora kumva icyo utavuze. Ari umuntu umwe yaduhaye ubuhamya, yari afite umugabo atazi kumubwira ko yambaye neza. Noneho araza aramubwira ngo yari yambaye imikenyero batasha ubukwe. Araza aramubwira ngo mfungira hano. Umugabo aramufungira, aragenda yikatisha inyuma, aragaruka avuga ati wamfungiye akagakweto, nakaramu kamufungira. Araza mukanya aragaruka aramubwira ati ariko ndumva umushumi w'umukenyero udafashe neza, wumfatishirize neza. Nawe aramumfatishiriza. Hanyuma barasohoka bajya mu bukwe. Bagezeyo mushiki w'umugabo, bahura na mushiki w'umugabo, abwira uwo mudamu ngo wambaye neza. Umugore aramubwira ngo urakoze. Umugabo ahita amubwira ngo nibyo wambaye neza. Ngo aho nahereye nikatisha imbere yawe, wananiwe kumbwira ko nambaye neza.
abadamu uburyo bakominika, ashobora kuvuga icyo ashaka kuvuga si cyo avuga, ashobora kuvugisha ibimenyetso, ashobora nyene kugira ngo uvuge. Iyo rero abagabo biratugora kuvuga icyo kumva icyo umudamu atavuze. Hanyuma hari ibintu byo kwirinda mu biganiro, ni amageste atesha agaciro mugenzi wawe, ni imyifatire igaragaza ko udahari. Utangiye kuganira n'umuntu ahise ajya muri telefone, ahita areba umupira, mbese ukagaragaza nyine ko udahari. Hari utugambo tugufi dusenya kuruta ibisasu. Ubwo se nawe uvuze iki? Ubwo uvuze nk'iminota 30. Utugambo duto ariko uzagwara. Bibiliya iravuga ngo usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Imigani 18:2. Usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Muri communication kirazira guca muntu mu ijambo, ntabwo ari ikinyabupfura. Abashakashatsi bavuga ko amagambo yakoreshejwe mu kuganira agira uruhare rwa 7% gusa bwa message yose. Hanyuma ijwi ryakoreshejwe rigira 38%. 55% ni ibyakozwe igihe message yari iriho iratambuka. Ejo nari mpagaze ahantu, hanyuma mbona umuntu arimo kuvugisha undi kuri telefone, akora amageste nkaho mugenzi we amureba. Noneho mfata umwanya ndatekereza, uriya muntu ari yaravugira kuri phone, arimo arakubita amaboko, ibintu byose nkaho mugenzi we amureba. 55% mu gutanga message igizwe n'amageste ukora. Niyo mpamvu muri counseling iyo uteza umuntu amatwi hari ibintu twita amapoe rouge. Hari ahantu umuntu agera agatsepfura, agaceceka, akahasimbuka, akimyoza cyangwa se akarira n'ibindi. Ibyo bintu byose biba bikubiyemwo mu gukora fiche wabyifashisha. Ni byiza ko umenya ahantu uri bugaruke. Nyene uramureka akavuga karangiza kukagaruka ahandi. Mu kuganira nuko bigenda. Ibyo byose ni byiza kubyitaho. Amagambo yakoreshejwe muri communication agira 7 gusa. 38 bigira ijwi, hanyuma 55 ni ibimenyetso byakoreshejwe. Iyo urebana n'umuntu mu maso ushobora kumenya ibyo we atashatse kuvuga. Hanyuma hari inzego 5 zo kuganira. Urwego rwa mbere rwo kuganira ni ukuvuga ibintu rusange, ibintu umuntu atakubaza ngo usubire mu ibyo wavuze. Ni ukuvuga imvura yaguye, naja mu muhanda, nasanze hari ambuteyage, ibintu by'ikirere, ihindagurika ry'ikirere. Hari abantu mu rugo baganira bene gutyo mu rugo, akavuga ibintu bya bindi navuze byeditinze ku buryo atawuzamubaza ngo wavuze ngo iki. Kubera iki? Yenda mwaraganiriye, ariko igihe cyose muteruye ikiganiro agarura ibintu byo mu myaka 20 ishize. Kandi abadamu bo ntibibagirwa habe na buhoro. Arakubwira ati hari muri 82 wambaye ishati itukura tuzamuka Sopetrade. Ukibaza buriya bwose twari tubanya nuko bimeze. Urwego rwa kabiri rwo kuganira ni rumwe navuze bimeze nko gutara amakuru. Mu nkuru ubundi mu nkuru batubwiye ko kizira guteramwe agatebe. Kirazira gukora inkuru wewe wishiramo. Uhuza impande ebyiri ukavuga ikibazo ko cagenze ariko we ntabwo wishiramo. Hari abantu baganira muri ubwo buryo nyene bw'ibintu biri. Niyo mpamvu mu bitangazamakuru habaho ba chief editor. Inkuru uba wayikoze ukagerageza kugabanya amakosa nka 85%, chief editor akongera akayicishamo umurongo akayigusubiza kugeza ubwo bayipostinga, nuko biba byanyuze mu maboko y'abantu benshi.
urwego rwa gatatu rwo kuganira ni ugutanga ibitekerezo. Iyo communication itangiye kuba nziza, buri wese abasha gutanga ibitekerezo bye, inama, gufata ibyemezo, kandi yizeye ko mugenzi we ari bubyumve neza, akumva neza ibyo yavuze. Ahantu niho hubakirwa intimite. Mu gihe iyo umuntu ageze ku rwego abasha gutanga ibitekerezo bye, ashobora gutanga inama, kandi yizeye ko mugenzi we atabyakira nabi, ubushuti buba butangiye kwiyubaka. Hanyuma urwego rwa kane rwo kuganira ni igihe umuntu agaragaza amarangamutima ye uko yakabaye. Igihe umuntu agaragaza amarangamutima ye. Kimwe mu bintu bifasha kudahungabana ni igihe ufite umuntu muganira nta protocol irimo. Ushobora guseka ukavuga uko wiyumva, ugasohora amarangamutima yawe, icyo gihe biragufasha kudahungabana. Urwego rwa gatanu rwo kuganira nibyo twakwita icyumba cy'ibanga. Ni igihe umuntu afungurira mugenzi w'umutima ntacyo yisigarije, akakubwira byose. Muzi ikintu gitangaje, Abanyarwanda bagira ukuri kwambaye no kwambaye ubusa. Abanyarwanda bagira ukuri kwambaye bakagira no kwambaye ubusa. Arigire umuntu akubwiza ukuri kwambaye costume na karuvati, ari n'igihe akubwira ukuri kwambaye ubusa. Mu cyumba cy'ibanga umuntu avuga ukuri kwambaye ubusa. Hari igihe umarana n'umuntu imyaka 25 mu rugo, yaraguhejeje muri saro, icyumba cy'ibanga utaracinjiramo, atarakubwira akari murori, kwa kuri kwambaye ubusa. Hanyuma communication y'ukuri ikoregwa muri environnement itwikiriwe no kwizerana. Igisenge gitwikiriye communication nziza ni ukwizerana, ubunyangamugayo, no kwemererwa kuvuga cyangwa se kwigaragaza ukuri udaciye ku ruhande. Ejo umushumba Kanoni yaravuze ko abantu benshi badashobora kureba muri telefone z'abandi kubera ko hariho kode nyinshi. Noneho kubera kutizerana, abadamu benshi barara mu matelefone y'abagabo bajya gushakamo utumesaje. Kubera iki? Umuntu arakantu nabonye kanyuze ku mbuga nkoranyambaga, ntekeza ko namwe mwakabonye, aho umugabo yagiye muri douche asize telefone muri saro, hanyuma irasona, asohoka yambaye n'isabune yose kugira ngo umudamu atamurebera. Niba udakora mu nzego z'umutekano, niba utabitsa amabanga y'igihugu, numva ibisigaye ukwiye kwizerana na mugenzi wawe, ariko nabwo uzamubwire ngo ku mpamvu y'igihugu, ku mpamvu z'akazi nkora, si byiza kureba muri telefone kubera ko byagira ingaruka ku bantu benshi. Ariko niba bitari ibyo, dukwiye urugo gubakwa ni kwizerana. Communication nziza ikoregwa muri environnement itwikiriwe no kwizerana. Hano ntabwo mvuze ko abantu bose ari abizego. Niba waramufasha guca inyuma inshuro imwe, ebyiri, eshatu, kandi ukabona si byamugwiririye, niyo ngeso ye, sinkubwiye ngo ujye kumwizera 100% kandi atari uwo kwizego. Ariko nanone niba nta gihanga wamufatanye, si byiza ko ubaho utamwizeye, kubera ko kutizera ni wowe bizangiza bwa mbere. Wowe utizeye mugenzi wawe, uzajya wibagirwa imfunguzo zifite mu ntoke, ibitotsi bizabura, uzajya ukesha ijoro ryose utaryamye kandi ejo ufite akazi. Hanyuma igifu kizakujya, uzagira ingaruka mbi nyinshi bijyanye no kutizera mugenzi wawe. Amen. Hanyuma mu gusoza, reka mvuge ku nshingano. Murabizi ko topic ivuga kuganira byubaka no guhagarara neza mu nshingano. Hanyuma nashaka kuvuga ku nshingano zirindwi z'abagabo. Ntabwo ndi busobanura imwe, ntekereza ko zihora zigarukwaho niba utaje mu nyigisho z'abubatsi ngo bwa mbere. Umbajije igisobanuro cy'urugo,
mu ijambo rimwe nakubwira ngo urugo ni ukuzuza inshingano. Hanyuma ikibazo kihari ni ikihe? Ntabwo dutegura abana bacu nk'abazajya kuzuza inshingano mu rugo. Barota urugo rumeze nk'ubwo babonye muri filime z'impindi, ariko mu by'ukuri rutari urugo rw'ukuri. Inshingano ya mbere y'abagabo ni ugukunda ku kigero Kristo yakunze itorero akaripfira ku musaraba. Maze nabaye pasiteri 2007, maze iyi myaka yose nsezeranya, ariko iyo ngeze ku rwego ruvuga ngo nk'uko Kristo yakunze itorero akaripfira, numva ntabyujuje. Kubera ko uburyo Kristo abana n'itorero n'uburyo Kristo yadukunze ni ikigero kiri hejuru, dukwiye gufatiraho urugero, bikaba ariho dusiganwa kugera. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaripfira. Abagabo bari hano, haleluya. Kristo yadukunze turi beza, hanyuma twe dukunda abagenzi bacu bakoze ibyiza. Iyo bakoze ibibi, hari umugabo wicaye hano amara ukwezi adasabye imbabazi Kristo. Buri gihe nitumusaba ngo tubabarire. None se uko kubabarira ukumva urishimye, kubabarira mugenzi wawe bikaba byaranze? Mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaripfira. Icya kabiri ni ugutanga byose. Inshingano ya kabiri ni ugutanga byose. Hanyuma ko tudafite byose, ni gute umuntu atanga byose adafite byose? Ni devoir à domicile, tujye kubikorera mu rugo. Kudafite byose ni gute uzatanga byose? Ni ukubaho muri transparence. Bakaba bazi ko ibyo ufite ari ibyo, mukabiganiraho, mugashimira Imana umugisha yabahaye, hanyuma mukaragiza Imana ibyo mwifuza, bakabona ko ntacu bariye. Hanyuma inshingano ya gatatu ni ukuba papa. Umwana yakigwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Birababaje ko abenshi tubyara mu mubiri gusa, tutiteguye kurinda amarangamutima, tutiteguye gufasha umwana kumenya impano ye n'umuhamagaro uri ku buzima bwe, tutiteguye kumuhuza n'Imana mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo toza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza. Ntabwo abapapa benshi ari abatoza beza, ni ba sapraya ariko ni si ba papa. Ushobora gutanga byose ariko batakubona. Umwana yakigwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Byibuza abana bawe uzi impano zabo. Inshingano ya kane ni ukwatura amagambo meza, kwatura neza ku bana bawe, ukaba umuhesha w'umugisha. Mu minsi ishize natekereje ukuntu Yakobo yahamagaye abana be 12. Buri mwana wese amubwira ibizamubaho, kandi ibyo yamuvuzeho niko byagenze. Hajya twe turabahesha b'umugisha, turabantu batura neza ku bana bacu. Mu bikomere, kimwe mu bintu bitera ibikomere ni amagambo mabi wabwiwe n'ugufite ubushobozi: mwarimu, pasiteri, umubyeyi wawe. Iryo jambo ryangiza ubuzima burundu. Impamvu abakobwa bagufi bambara inkweto ndende, impamvu hari abantu baseka iyo asasagira ngo kabarangije, ntiwamubonera mu kanwa. Impamvu hari abantu bambara ibijipo bikubura hasi, bitari idini ryabibategetse, ahubwo baramubwiye ngo utuguru twe ni kirida. Amaguru niba uyabyukiraho bikemera, ufite ikihe kibazo? Kandi iyo bakubwiye ngo uri mwiza, nabwo useka n'ibidasekeje. Ntushobora kubumba umuntu. Hari ukuntu njya mpagarara ahantu nko mu mujyi nkareba nk'ukuntu abantu bitwara. Mumbwize ukuri, iyo umuntu yisize amabara 8 mu maso, abakunda irihe? Yakuze bamubwira ko ari mubi, nibwo akimenya ko ari mwiza. Iyo ubonye umuntu ukuze ufite imyaka mikuru,
yambaye akajipo ka santimetero 20. Arabizi ko mu maso ye hatari heza, ahubwo ikintu afite ciza imbere n'inyuma n'amaguru. Buri munsi akazamura kubera ko hano heza gusa ashobora kwerekana n'amaguru. Ibikomere nibi mwakabyarama. Mujye mwiga kwatura amagambo akomeza abandi atabasubiza hasi. Ngewe abavyeyi barambwiye ngo mfite amaso mabi ameze nk'intogi zapfubye. Kuva ico gihe nanga amaso yanjye nkanyambaza Imana kubereka abandi babahaye amaso meza ukama intogi zapfubye koko. Byari kuzagora umuntu wese kumbwira ko ngira amaso meza kubera ko ndabizi nyene ko zari intogi. Dukwiye kwiga kwatura amagambo akomeza abandi. Niba ufite n'ibyo umunenga banza umushimire basi ibyo yakoze ubisasire. Ikindi ni inshingano ya gatanu ni ukurinda amarangamutima y'abagize umuryango. Twigeze kugira umukozi mu rugo udufasha imirimo, hanyuma nkajya mfata agasonga bugari nkamusanga mu gikoni tukaganira. Udufaranga duke muhembye nkabanza kudusengera nkamubwira nifuza ko ubuzima bwawe buzahinduka, ntuzasoreze ubuzima ku gukorera mu rugo. Naje kugira akazi kenshi mbura umwanya kujya mu gikoni. Cyabaye niki? Yasezeye ntahari. None mbaza madamu ko yasezeye habaye iki? Ngo yambwiye ngo kera wajya gumusanga mu gikoni ukamukomeza, ngo none yarakubuze. Kwaragiye ngo yipfire uko yagapfuye. Yewe ba boss mwe mujye mumenya ko n'uriya muntu wo mu rugo akeneye ko amarangamutima yamera neza. Kubera ko ubuzima burahinduka. Uyu munsi n'umukozi ushobora kumufasha guhindura ubuzima bukaba bwiza. Hanyuma indi nshingano ya gatandatu ni ukuba umutambyi. Kuba umutambyi mu rugo. Papa akwiriye kuba ashinzwe iby'umwuka mu rugo. Abantu benshi bafite Imana ya hano ariko itaba mu ngi wabo. Inshingano ya karindwi ni ugufatanya imirimo. Iyi ntabwo ndi buyitindeho kubera ko iyo bigeze ku gufatanya imirimo ubanza abantu babaye mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bitatworohera. Ariko ni byiza kumenya gufatanya kubera ko mbona mu Rwanda amategeko igihugu kirimo kiri developa ku kigero gishimishije. Hari gihe bazatora amategeko yemera uwo bazemera gutunga umukozi wo mu rugo n'umuharama n'ibindi n'umushahara uzwi n'ibindi byose. Hari gihe tuzaba nk'ibindi bihugu bidatunga abakozi. Niba tutaritoje hari umuntu yashatse umugabo wo ukomoka mu Mutara. Hari ukuntu bari inshuti cyane n'amata n'imyumbati. Hanyuma we yari yaravukiye i Kigali atazi guteka imyumbati. Umugabo aramubwira ati ngiye nkumbuye imyumbati n'amata. Ahita ahamagara mama ngo mama ngwajya ngo bateka gute imyumbati. Bishobora kuba ku mudamu, bishobora kuba no ku mugabo. Ni byiza kwiga gufatanya imirimo. Hanyuma mu gusoza nagiye mubwire ko inshingano z'abadamu ntabwo ari nyinshi cyane, nenye gusa. Iya mbere ni umufatanyabikorwa n'umugabo. Bibiliya iravuga mu itangiriro ngo umugabo n'umugore bombi niko Imana yabaremye. Iyo umuntu ari umufatanyabikorwa akwiye guhagarara ahakwiriye. Rimwe na rimwe kubera ko uko uburyo turemye n'uburyo dutekereza bidasa, hari gihe aho kugira ngo umubere umufatanyabikorwa aho guba uwo kumuca intege. Umunsi umwe twari muri Ethiopia, twafataga urugendo dukomeza dukora escale ifata umwanya munini. Duhamagara umugabo umwe wo muri Union Africaine kugira ngo adufashe gutembera Addis. Turatembera, natangajwe n'ahantu yagiye kudutembereza. Yagiye kutwereka quartier nshasha n'ibisenge by'amazu bigezweho. Ntiyadutwara ku isoko bahahira, adutwara kutwereka ibisenge by'amazu. Ntawe arinda kugura inzu. Abagabo rero bagenda bareba imodoka nshasha zaje n'ibisenge by'amazu, nashaka batagira n'igihumbi mu mfuka. Abagabo niko baremye. Hanyuma abadamu bo bafite umwanya wo kumenya amarido yacitse
n'amatasi yamenetse, kuko nibo bazakira abashitsi. Impamvu dukwiye kugabanira hagati, umugabo yagiye kubaka inzu ntabwo yibuka ko amarido ashaje, ntabwo yibuka ko n'amatasi yamenetse, ntabwo yibuka ko n'amasafuriya yatobotse. Umudamu kuko ari bubibamwo ubuzima bwa buri munsi, niwe umenya ko imyenda y'abana idahari, amashuka yo gusasa adahari. Abagabo birabagora kumanuka kugira ngo bagabanire n'abadamu hagati, hanyuma abadamu nabo birabagora kumva nyene ko umugabo arimo gutekereza ibintu biri, tugomba guhuriramo hagati tukaba abafatanya bikorwa. Abadamu haleluya. Hanyuma se wamumfatanya bikorwa gute n'umuntu utigere kubwira imishinga ye? Devoir à domicile, umukoro wo mu rugo. Mwafatanya gute imishinga atigera kubwira ibyo atekereza? Hanyuma inshingano ya kabiri ku badamu ni ukuba umufasha. Kuba umufasha, hajya ufasha n'ufashwa ukomeye ninde? Nagira umuntu azakumvisha ko uciriritse ngo ubyemere. Umushumba yatubwiye ngo ijambo rivuga umufasha rigaruka muri biri inshuro ebyiri, hamwe riza ari umudamu, handi rikaza ari umwuka wera. Ntabwo muciriritse, muri abantu Imana yashize mu mwanya mwiza kugira ngo mube abafasha. Muri abantu bakomeye, Imana yabashizemo ibintu bikomeye byo gutuma urugo rubaho. Ejo kanone yaratubwiye ngo iyo umugabo bamuhaye gutwita, yashobora kwihangana nk'amezi 6 agahita ajya gusaba sezariyene, cyangwa se yakwihangana iya mbere akayibyara, ariko iya kabiri sinzi ko byavamo, ashobora kwifungisha burundu. Umudamu ni umuntu Imana yashize mu mwanya mwiza kugira ngo atange ubuzima mu bagize umuryango. Niyo mpamvu niyo bavuga ururimi baravuga ngo bavuga ururimi rwa mama we, langue maternelle, ntabwo bavuga ururimi rwa papa, kubera ko yagize umwanya wo kumuganiriza ari mu nda, agira umwanya wo kumwonsa barebana mu maso. Hanyuma rero abadamu nagira ngo mbabwire ikintu cyitonderwa, uko kuntu utanga ubuzima. Iyo ufite ingeso muri wowe zakunaniye, ntabwo utanga ubuzima gusa, utanga n'izo ngeso. Niyo mpamvu ukwiye gukora ku guhinduka kwawe cyane mu gice cy'umwuka. Hanyuma icya kabiri, ibikomere wifitemo, iyo Yesu adafite icyo yabikozeho, nabyo uzabitaransfera mu mwana uzamuha. Ni wonse umwana umutaha amarira, ntabwo uzabaye umufasha mwiza. Uwo mwana yakira urupfu aho kwakira ubuzima. Igihe wakira umwana, nkunda gutera urwenya, mama yajyaga asinda agaheka umwana acuritse. Hanyuma twajyaga tujyana kuvumba, mfite nk'imyaka 4-5 ndabyibuka, tugataha nkagenda nkubita umutwe ku nsina, akansiga nkasigara mvuga izinduru mu rutoki, kubera ko nyene yari yaradeprimye kubera ibibazo yatewe n'umugabo. Biragoye ko umugore atakunzwe abona urukundo aho abana be. Hari ubwo arebera abana mu isura ya se, rimwe na rimwe akabura icyo gutanga. None badamu beza, ni gute muri iki gihe abagabo bahuze, ni gute uzabona icuha abana udasabana na Kristo bitanga? Muganduke nkuko mugandukira Kristo. Kuba umfatanya bikorwa, kuba umufasha, kuganduka. Kuganduka mu bitandukanye na service. Kumesa amasogisi no gusasa no guteka, ibyo ni service. Kuganduka ni soumission à l'autorité, ni ukumenya ko hejuru yawe hari ubutware Imana yashizeho. Hanyuma kandi ubwo butware nabwo butagomba gutsikamira abagize umuryango. Kuganduka ni ugutanga inda ya bukuru, ariko nanone ntabwo bivuze ko kuganduka ari ukwe gusinyira ibidashoboka, ibyasenya urugo. Kuko niba mugenzi warimo kugusinyisha impapuro
ntabwo tukubwiye ngo uganduke mu bintu byose n'ibidashoboka. Hanyuma ikindi ni umwubatsi w'urugo. Umudamu ni umwubatsi w'urugo. Umwubatsi w'urugo, Imigani 14:2 haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu bwe ararusenya. Umutima ukora ibintu bibiri: wakira amaraso mabi ukayahindura meza. Hanyuma umutima ushinzwe gutangira ibibazo byose binyura mu miyoboro y'amaraso kugira ngo mu bwonko hatinjiramo ikintu kibi. Reka ntanga urugero. Impamvu abantu bagwara umutima ni kubera ko umuntu aba yarahuye n'ibintu biremereye, hanyuma umutima ugapompa cyane kugira ngo ibyo bibazo bitinjira mu mutwe. Noneho turebe umutima ugize agatoboro kavanga amaraso mabi na meza, umuntu yabaho? Byashoboka? Hari igihe tubivanga kubera ko tutamenya inshingano zacu. Soza rero, umutima uba ahantu hatagaragara. Abantu benshi batera amabuye umutwe kuko ari wo uhagaragara, ariko ikibazo kiba kiri iyo umutima utera neza, uzi kuvangura amaso mabi na meza, ukohereza meza mu mutwe, umutwe uzatekereza neza, amaso azareba neza, uzavuga neza kubera ko nta kibazo gihari. Ariko iyo umutima udakoze inshingano zawo, nkubwiye ngo uzakira ibintu byiza gusa mu rugo, naba nkubeshe, ntabwo nabikora. Uzakira umugabo yasetse n'igihe yarakaye, uzakira yungutse n'igihe yahombye, uzamwakira mu gihe cyose. Hanyuma inshingano yawe uri umwubatsi w'urugo, ni uguhindura ikibi iciza. Abaroma 12:21 haravuga ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo nesheshe ikibi iciza. Imana ibashoboze mu izina rya Yesu, amen. Imana idushoboze, Imana idushoboze hamwe n'Umwuka Wera. Dushobora guhaguruka tugasengana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ijambo ryose riteye isoni ntirikave mu kanwa kacu. Utubabarire amagambo atubaka abandi twavuze, utubabarire amagambo twavuze yuzuye ubwibone no gucira imanza abandi. Utubabarire ko tutakominitse mu buryo bwiza, kandi udutoze gukominika mu buryo bwubaka budasenya, kuko uhora uzindurwa no kubwira abantu ibyiza, natwe dushoboze kuvuga amagambo akuza ahesha umugisha abayumvise. Turasenze kugira ngo duhe kuba abantu buzuza inshingano mu izina rya Kristo Yesu, amen.